Muraho neza, nitwa Venza. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibyishimo biravuna. Mu kugira ngo nkore iki kiganiro, nagiye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndeba komedi z'aba bantu ngiye kukubwira uko bitwara ku mbuga nkoranyambaga, ndetse mbaza n'abaturage uko bo babibona. Muri iki kiganiro ngiye kukubwira abakomediye batanu bakunzwe kandi basetsa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakaza neza. Umukomedi wa mbere ukunzwe mu gusetsa yitwa Mitsutsu. Mitsutsu muramuzi cyane, komedi akora cyangwa se urwenya akora no gusetsa nyine. Abantu rero baramukunda cyane, bikaba ari byo bitumye tumushira no kuri uyu mwanya. Mitsutsu afite channel ye ariko akina no kwa Kiramani. Umukomedi wa kabiri usetsa abantu bagaseka bagatembagara yitwa Nsabimana Eric, ari we Nsabi. Yavukiye Musanze, akurira Musanze, arererwa Musanze, amenyekanira Musanze, ariko ubu ngubu igihugu cyose cyaramumenye ndetse n'amahanga. Nsabimana Eric nta jambo cyangwa se amagambo nk'atatu yavuga utaraseka. Ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko nka TikTok ntiwareba video nk'eshatu utari wabonamo Nsabi. Ibyo byishimo atanga rero nibyo byatumye tumushira ku mwanya wa kabiri, kubera ukuntu asetsa abantu yewe bagatembagara imbavu zikabarya. Uyu Nsabi rero hari abantu bavuze ngo tutamushize ku mwanya wa mbere. Oya, Mitsutsu aramurenze, ahubwo biterwa n'uwo wemera. Uwo wemera hagati y'aba bantu babiri naje kukubwira, byandike epfo muri comment. Reka turebere hamwe umunyarwenya wa gatatu usetsa abantu bagatembagara imbavu zikabarya. Nyagiso muramuzi cyane, uyu nguyu niyo nawe watangije ibintu byo gukina komedi zisetsa. Mbere bakinaga icyo bita nk'ikinamico, niko twabyita. Uyu Nyagiso arabivugurura, arabizana, birakundwa cyane. None abantu benshi nibyo bayobotse hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nyagiso Kanyabugande abenshi niko mumuzi, kandi ni nako yitwa. Uyu nguyu yarasetsa cyane. Abantu nabajije bambwiye ko nubwo Nyagiso atakigezweho nka Nsabi na Mitsutsu, ariko abamureba ngo baramukunda cyane kuko ngarasetsa nyaguseka. Kandi ngo Nyagiso nta kigaragara mu bitangazamakuru nka kera, ariko abamukurikirana kuri channel ye baramukunda cyane kandi ngo ntibazatengwa kumureba. Uyu Nyagiso niwe tusanze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kane turahasanga uwo bita Bijobija. Ni umunyamusanze, arakunzwe cyane n'abantu batari bakeya, abana, abasaza, abakecuru ndetse n'urubyiruko, bose bavuga Bijobija. Uyu mwana cyangwa se uyu musore we Musanze nta gihe kinini amaze muri sinema, ariko igihe yaziye yabafashe amatwi. Ndamwita umusore kuko koko ni umusore, nta myaka 27 arengeje. Nubwo mubona ari umusaza muri komedi, ariko ntago ari umusaza, aracyari umusore. Nuko yigira umusaza ukabona niwe. Uyu nguyu yarasetsa cyane rero, abantu baramukunda cyane, nibyo byatumye tumushira ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatanu rero uyu munyarwenya ni mukubwira uratungurwa, kuko abantu bajya muri Genesis Comedy nibo bakubwira uburyo asetsa, ndetse yewe mu benshi bajya muri Genesis Comedy bakavuze bati uyu niwe wakabaye ku mwanya wa mbere. Niba mubona kuri TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, mukabonamo uyu munyarwenya yitwa Pirate, nawe urabona wamushira ku mwanya wa mbere kubera ibyishimo atanga, abantu bagaseka cyane bagakumbagara. Uyu munyarwenya nawe witwa Pirate ni umunyamusanze,
ariko yamenyekaniye muri Genesis Comedy. Gusa niba ari ibingibi akora gusa byo muri Genesis Comedy, ibyo nta makuru mbifiteho. Gusa bambwiye ko nawe akunzwe cyane kandi asetsa, kandi koko nibyo. Nawe niba ujya ku mbuga nkoranyambaga uramubona Pirate. Icyo cyari icyegeranyo cy'abanyarwenya cyangwa se abakomediye bakunzwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wowe utanyuzwe, hakaba hari ukunda, tukaba tutamushyitse ku mwanya wifuza, bitwandikira hepfo muri comment nta kibazo. Njye mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ibiganiro tuzajya dukora bize mu kugeraho mu wa mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.